mfite ubutumwa bukomeye uyu munsi yego kandi budasanzwe. N'ubutumwa Imana yamaye mfata n'igihe cyo kubusengera bwo ku madini ndetse n'amatorero, abashumba abapastori bayoboye amatorero. Ubwo butumwa uyu munsi yego kugira ngo nze mbatangarize iritangaza Imana yamaye. Imana imaze kuduha Umwuka Wera kugeza kano kanya, kugeza uyu munsi turiho, ntabwo benshi mu bashumba mu bapastori bari kwemerera Umwuka Wera kugira ngo winjire. Kuko nge nagiye kubona mbona inuma irimo iraguruka irajiza ku rusengero, nkabona abadiyakoni bahagaze ku munuze ku marembo y'urusengero cyangwa se ku muryango, mbona inuma bayibonye iturutse mu ijuru kumanuka, bafashe za nzugi barafunze. Bamaze gufunga za nzugi, ya numa iraza ihagarara ku rugi irahatinda, banga gufungura. Ya numa irambiwe ihita iguruka irigendera yisubira harivuye. Ndabwirwa ngo nzabwira pastor cyangwa abashumba ko Imana yabahaye imbabazi zikomeye, ikabaha Umwuka Wera kugira ngo abantu buzure Umwuka Wera bayoboye cyangwa se nabo bigishe ku mwuka bawugire. Ariko bakingiranye inuma. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kuko mwaheje Umwuka Wera w'Imana kwinjira mu nsengero zanyu, kugira ngo Umwuka Wera ufashe abantu muyoboye namwe ubwanyu. Kuko ahantu hatari Umwuka Wera abantu babibyigenge, abandi bariyobora, abandi bakora ikintu bumva bishakiye, ahubwo barimo barakereya intambara mu mitima yabo, barimo barakereya inzangano mu mitima yabo, barimo barakereya amarozi mu mitima yabo, barimo barambye ngo nimbabwire ngo aya mahoro Imana yabahaye bitewe no kuntu muri kuyabangikanye mukumva kadahagije muri mwebwe, Imana igiye kuyisubiza. Izi ni message ebyiri Imana yamaye mbanje guheraho kugira ngo mbanze mbabwire aka kantu kumve kariko. Ariko wowe ubwawe wimitse izindi mbaraga muri wowe ukabangikana amahoro Imana yaguhaye. Imana yanyeretse urusengero rumwe, mbona abantu bari mu rusengero ariko bamwe bafite uducuma tw'urwagwa n'imiheha ishinzemo. Ikindi baricaye bambaye ibitenge byinshi bya Londoni bishabaguyeho, bagiye bashabaguraho babigize nk'imishabu, bagiye basataguraho, mbona barabikenyeye. Ngiye kubona mbona mu rundi ruhande mbona rwicayemo abaririmbyi bicayemo, mbona basa naho bateranye imigongo, nta muntu n'umwe wifuza kureba undi muntu mu maso. Irambwira ngo mbabwire ngo ibyari bizira mwabikuye hanze mubizana mu nzu y'Imana. Ubu abantu muri iyi minsi barimo barajya mu rusengero, abantu bakaririmba ariko bakaririmba batemerana, bakaririmba batavugana, umuntu akarwara ntibamenye ko yarwaye, agashiduka banamuhagaritse muri korali ngo yagiye he, ngo yamaze iminsi abaye, kandi uyu muntu yararwaye yenda no gupfa iminsi 3 yo gusengera Umwuka Wera gusa. Dusenge twuzure Umwuka Wera. Bagafata iminsi 3, bagafata iminsi 2, bavuga ati nta kindi cyifuzo dushaka usibye cyo gusengera kuri iyi cano. Insengero musengeramo sinshatse kuzirondora ngo nzivuge. Nihe hantu musige mufata amasengesho y'umunsi umwe yo gusengera Umwuka Wera. Umwuka Wera mu rusengero avuze ngo agiye guhanura, abadayakoni baramutendeka. Baratubeshye Umwuka Wera ntagabaho. Nibabitubwire bibo bazandika itangazo. Bajya mu rusengero bafate mikrofone, bavuga ati abakristo dufite inama y'abakristo bose, bafate mikrofone bajye kuri altare batubwira ngo twabigisha Umwuka Wera tubashutse kugeza kuri urwego no kuzura Umwuka Wera mu rusengero. Nta mwanya bagwa kugira ngo wisanzure uwuzure. Bishatse kuvuga ikirego, niba baratubeshye bagende bahamagara abakristo bavuga ati twebwe bapastora abashumba dushingiye ku kinyejana tugezemo, Umwuka Wera ntago wemewe, kandi kindi twawubigishije tubabeshya cyari igipindi, nta Mwuka Wera ubaho. Babitubwire. Noneho Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa IRAMIRO TV, amahoro y'Imana abane namwe muhere ku mpera z'isi zitandukanye. Hanyuma nibiwanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, abaye nijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu, Imana bagomeze kubaturindira. Hanyuma tuhaye ikaze buri majyepfo majyaruguru mu burasira bwaryo murengera bwaryo, abari Rwota Masimbi turavuga hanze ku migabane itandukanye. Mwese tubaye ikaze ku IRAMIRO TV, Imana ibadore umugisha kandi impagarike ibaheze impagarike mu bugingo bwanyu. Imbere ya kamera zacu turahabona umugabo. Yes. Hanyuma ntagaruka mbere aje ku kinyamakuru cyitwa IRAMIRO TV cyangwa se kuri TV yitwa IRAMIRO TV. Ntagaruka mbere haje
asanzwe haza mwajya mubona uko mu byiciro bitandukanye n'uyu munsi aragarutse n'umwana mu rugo rero ntabwo turibuze kuvuga ngo nyine twite oya ahubwo umwana uri wavuna umuntu yakongeza undi niko umwanditsi w'indirimbo yanditse. Hanyuma tugaha ikaze Patrick. Murakoze cyane kuma ikaze. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Amen. Hanyuma reka wenda tugakanya bibwire nk'abantu baba bakonye nko kwiramiro TV ari ubwa mbere. Yego. Wenda ubibwire abandi bo barakuzi. Hari n'abajya bambwira ati wa mugabo rwose amugabo zongera umugarure. Nta mugarure rero. Sawa. Bo icyambere ndabashuhuje mba mbifuriza amahoro y'Imana aho muri mu bihugu bye bitandukanye. Mbabwira ngo Imana igutabara utari waseba. Yego. Imana igutabara utari waseba. Mu cyimbo cyo guseba Imana igutabare abifuza gusaba mware mu izina rya Yesu. Hanyuma amazina yanjye ni Patrick Sibomana, kuba tanzi ndo mupapa ndubatse mfite urugo. Kindi ndo mukristo kandi ndasiganirwa kujyaho Kristo nifuza kuba ahari kuba nanjye ariho ndi. Yego. Ubwo rero ndabashimiye cyane hanyuma ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma ndifuza ko bantu dusengera. Yego. Uruwiteka niryo zina ryawe. Hallelujah, hallelujah. Bibiri yivuze ikintu gikomeye bango uko wari uri kera. Imana ihimbaze. Horasi Imana uyu munsi ni kuri. Nejejwe n'Imana kano kanya. Yego. Kuba wongeye kumuye umwanya wa Mana we ugatamwa uko guhumeka nuhimbazwe. Hari benshi aya masaha bari mu bitaro bari kuri bomboni. Hari abandi bapfuye bajyanye Rusororo Nyamirambo n'ahandi hatandukanye. Ariko twe turagushimiye kuba waduhaye Umwuka. Hahari Uwiteka nyir'ingabo hari icyo utuzigamiye kugira ngo dukomeze dukore umurimo wawe. Kandi hari ahantu ubutumwa butari bwagera kugira ngo buhagere mu izina rya Yesu. Duhaye ikaze buri muntu wese uduteze amatwi cyangwa se utureba cyangwa se uduhuye umwanya kugira ngo umwanya tumarana nawe yumva ibi bintu dutumye umuha umugisha umugirire neza. Reka umurwanirire mu izina rya Yesu. Ndamusengeye cyane tugitangira kugira ngo atangirane natwe asozanye natwe kandi umuntu wese uzajya umva iki kiganiro akakirangiza ujye umuha umugisha ukomeye cyane kandi Uwiteka mwa ibizajya bivugirwa hano reka ajya byumva kenshi kurusha uko kubyumva yigendera. Turagushimiye urakoze gira neza abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hanyuma urakoze cyane twari duhaye kazo nyine abantu batarakora subscribe yikore niba ugeze utarakora subscribe yikoreshe like comment sangize n'abandi bose tujye tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana. Hanyuma Patrick. Yes. Hanyuma nubuhe butumwa tuzaniye? Mfite ubutumwa bukomeye. Mfite ubutumwa bukomeye uyu munsi. Yego. Kandi budasanzwe. N'ubutumwa Imana yamaye mfata n'igihe cyo kubusengera. Yego. Kugira ngo nzabashe kubutambutsa. Cyumvikane ko ubutumwa Imana ugwe kwanza kubusengera buriya aba ari ikintu gikomeye. Yego. Baba buri kugura inzira. Bishatse kuvuga ikirere mfite ubutumwa bwo ku madini ndetse n'amatorero. Abashumba abapastori bayoboye amatorero. Ubwo butumwa uyu munsi wa none mbatumweho. Yego. Kugira ngo nze mbatangarize iritangaza Imana yampaye. Icyambere naheraho tutarajya kure mbere yo kugira ngo twinjire mu bindi byose. Yego. Imana yambwiye ngo yagiriye abantu impuhwe cyangwa se imbabazi. Iduha ku Mwuka wayo wera. Imana imaze kuduha Umwuka wera kugeza kano kanya kugeza uyu munsi wa none kuri itariki turiho. Ntabwo benshi mu bashumba mu bapastori bari kwemerera Umwuka wera kugira ngo winjire. Kuko nge nagiye kubona mbona inuma irimo iraguruka irajiza ku rusengero. Nkabona abadiyakoni bahagaze ku munuza ku marembo y'urusengero cyangwa se ku muryango. Mbona inuma bayibonye iturutse mu ijuru kumanuka. Mbona bafashe za nzugi barafunze. Bamaze gufunga za nzugi ya numa iraza ihagarara ku rugi. Irahatinda banga gufungura. Ya numa irambiwe ihita iguruka irigendera yisubira hari vuye. Ndabwirwa ngo nzabwira pastor cyangwa abashumba yuko Imana yabahaye imbabazi zikomeye ikabaha Umwuka wera kugira ngo abantu buzure Umwuka wera bayoboye cyangwa se nabo bigishe ku mwuka nabo ubwo bawugire. Ariko bakingiranye inuma
Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kuko mwaheje Umwuka Wera w'Imana kwinjira mu nsengero zanyu kugira ngo Umwuka Wera ufashe abantu muyoboye namwe ubwanyu ubafashe, kuko ahantu hatari Umwuka Wera abantu babibyigenge, abandi bariyobora, abandi bakora ikintu bumva bishakiye. Byumvikana iki rero? Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kuko mwaheje Umwuka Wera inuma ikaza ikabura ahantu yinjira. Imana yambwiye ngo yisubiranye Umwuka wayo Wera kuko mwanze kuwufungurira ngo winjire, Imana iragwishubije. Ikindi cya kabiri, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana yatanze amahoro. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo ikomeye aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be, aravuga ngo nagira akagero, ngo narondoreka, ngo ajya ahumuriza abantu bayafite, ngo utayataye ngo ntago yagukurwaho. Niko umuririmbyi yavuze. Imana yambwiye ngo yahaye abantu imbabazi zo kugira ngo Imana ibahe amahoro yo mu mutima. Buriya niba ari ikintu cya mbere Imana yatanze gikomeye, yatanze amahoro yo mu mutima. Ubu tuvugana kuba tubayeho kuri iyi si n'ubu buzima buhenze buri hano hanze, ukaba uriho utarasaze, utari umusazi mu gihe cy'itangira ry'abanyeshuri, Imana ikaguha amahoro ikagukavaringa nusare cyangwa ujye kwiba. Byumvikana iki? Imana yahaye abantu amahoro. Yambwiye ngo bamwe ntago bifuza kugira ngo bagumane aya mahoro, ahubwo barimo barakereya intambara mu mitima yabo, barimo barakereya inzangano mu mitima yabo, barimo barakereya amarozi mu mitima yabo, barimo barakereya imitima mibi ndetse n'amashyari akomeye adasanzwe. Byumvikana iki? Imana yambwiye ngo ntabwo amahoro azaturana n'ibintu murimo murakereya mushira muri mwebwe byo gutuma ya mahoro abangikana nabyo. Byumvikana iki? Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo aya mahoro Imana yabahaye bitewe no kuntu muri kuyabangikanya mukumva ko adahagije muri mwebwe, Imana igiye kuyisubiza. Bishatse kuvuga iki? Mugiye gutangazwa no guhura n'abagabo bagenda bivugisha mu muhanda ngo bakinywera aho ngaho, bivugisha abagore bavuga bati bakinywera aho ngaho, ahantu habuze amahoro. Umuntu agenda no mu muhanda yivugisha ngo bakinywera aho ngaho, ariko ahantu amahoro ari no mu byago no mu makuba urakomera. Amahoro Yesu aha abantu be ntabwo agira akagero. Mama papa ntagira akagero, ntabwo arondoreka. Bishatse kuvuga iki? Izi ni message ebyiri Imana yamaye mbanje guheraho kugira ngo mbanze mbabwire ngo bitewe no kuntu Imana yabahaye amahoro, mukaba muri gushaka mukaba muri kuyabangikanya n'ibindi bigirwamana murimo murimika mu mitima yanyu, mwifuza ko abantu batatabarwa. Wicara n'umuntu mu rusengero ukamureba akavuga ati umuntu ntabwo nakicirana nawe. Aya mahoro Imana yabahaye, Imana yabwiye kuyisubiza. Bishatse kuvuga iki? Mugiye gushanganyukirwa, bamwe bagiye gushanganyukirwa, ariko aka kantu kumve kariko, ariko wowe ubwawe wimitse izindi mbaraga muri wowe ukabangikana amahoro Imana yaguhaye. Ucumvira itangazo, Imana yambwiye ngo ugahindukira ukihana ukongera ukimika amahoro y'Imana mu mutima wawe. Imana irakugirira ibamba amahoro ntabwo uzayakurwaho. Yego. Ariko wowe ukomeje kwinangira ukumva ko byanga byakunda, ubeshigaho n'amashyari, ubeshigaho n'inzangano. Naratangaye cyane, Imana yanyeretse urusengero rumwe mbona abantu bari mu rusengero, ariko bamwe bafite uducuma tw'urwagwa n'imiheha ishinzemo. Ikindi mbona abantu baricaye bambaye ibitenge byinshi bya Londoni bishabaguyeho, bagiye bashabaguraho babigize nk'imishabu, bagiye basataguraho, mbona barabikenyeye. Ikindi ngiye kubona mbona mu rundi ruhande mbona rwicayemo abaririmbyi bicayemo, mbona basa naho bateranye imigongo, nta muntu n'umwe wifuza kureba undi muntu mu maso. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ibyari bizira mwabikuye hanze mubizana mu nzu y'Imana. Ubu abantu muri iyi minsi barimo barajya mu rusengero, abantu bakaririmba, ariko bakaririmba batemerana, bakaririmba batavugana. Umuntu akarwara ntibamenye ko yarwaye, agashiduka banamuhagaritse muri korali ngo yagiye he, ngo yamaze iminsi abaye, kandi umuntu yararwaye yenda no gupfa. Byumvikana iki? Bateranye imigongo, ntago bifuza kurebana ngo barebe mugenzi wabo bagirana ishyaka ry'umurimo w'Imana. Kubera iki? Kubera ko hari izindi mbaraga bimitse mu mitima yabo bituma ya mahoro Imana yabahaye y'urukundo agenda ashira muri bo. Nje kubabwira ngo Imana yambwiye ngo
Imana ije gutwara amahoro yayo kuko mwarayanze mumaze kuyanga mwimika izindi mbaraga zihabanye n'iki zihabanye n'amahoro. Bishatse kuvuga iki? Murimo murakireye intambara mu mitima yanyu niba arizo mugumana kuko aya mahoro Imana igiye kwigira ute kuyatwara, niko data wa twese yavuganye nanjye. None Patri warusoje message uraza kubyumvikana ute n'abapasiteri? Yego, ibintu biraza kumera biti? Ibyo biroroshye cyane, bifite igisubizo. Ubundi kera abapasiteri baratubwiraga ngo dufate amasengesho y'iminsi 3 yo gusengera Umwuka Wera gusa. Dusenge twuzure Umwuka Wera. Bagafata iminsi 3, bagafata iminsi 2, bavuga ati nta kindi cyifuzo dushaka usibye gusengera Umwuka Wera akaza muri twebwe. Abantu badukurikiranye kuri iyi cano, insengero musengeramo sinshatse kuzirondora ngo nzivuge, nihe hantu musige mufata amasengesho y'umunsi umwe yo gusengera Umwuka Wera. Ubundi bafataga iminsi 2 tugasenga, abantu bagafunga, ugasanga abantu 200, abantu 100 buzuye Umwuka Wera. Ariko muri uyu munsi nuzuye Umwuka Wera mu rusengero avuze ngo agiye guhanura, abadayakoni baramutendeka, akajya guhanurira mu muhanda. Niba abantu bari guca Umwuka Wera mu rusengero, rero Imana igiye kuwisubiza. Byumvikana iki? Sinzi icyo Imana iri gupanga kigiye gukurikiraho nyuma yo gutwara Umwuka Wera wayo, ariko abantu banze kuwuzura. Abapasiteri barawutwigishije kugera muri kano kanya, kubwira umupasiteri ngo Umwuka Wera, umva arimo arabona ko nta kintu urimo urakora. Niba abantu bari guca ubuhanuzi mu rusengero kandi aribwo bwari butunze Umwuka Wera, ubundi kuva kera hose itorero ry'Umwuka Wera, itorero ryubatswe n'Umwuka Wera. Ariko kugeza kuri uru rwego, niba umuhanuzi n'umuntu umusigaye cyangwa 2 basigaye mu rusengero barimo baruzura Umwuka Wera, bavuga ngo umva uko ivuze, yatangira ngo umva uko ivuze, bakamutendeka bagasora gake gake ati jya hanze ubanze ubivugire hanze nurangiza winjire mu rusengero. Abantu benshi badukurikiranye mujye muri comment mwandike aho musengera hose hajya hatandukanye. Ibi bintu bijya bihaba, mufite ubuhamya bwabyo, Imana ntago yabimbwira namwe mudafite ubuhamya bw'ibi bintu. Bishatse kuvuga iki rero? Haba umupasiteri unyumva, haba umushumba unyumva, wowe ubwawe wafashe umwanzuro wo kugira ngo uheze Umwuka Wera, nawe Umwuka Imana yaguhaye ije kuwisubiza. Noneho baratubeshye Umwuka Wera ntagabaho. Niba bitubwire bibo bazandika itangazo, bajya mu rusengero bafate mikrofone, bavuga ati abakristo dufite inama y'abakristo bose, bafate mikrofone bajya kuri altare, batubwira ngo twabigisha Umwuka Wera tubashutse tubabeshye. None iki kinyejana turimo ntabwo Umwuka Wera wemewe, kuko barawutwigishaga bakatubwira ati mumaro Umwuka Wera ni gutya na gutya na gutya na gutya. Kugeza kuri uru rwego no kuzura Umwuka Wera mu rusengero nta mwanya bagwaho kugira ngo wisanzure uwuzure. Bishatse kuvuga ikirego, niba baratubeshye bagende bahamagara abakristo bavuga ati twebwe bapasitora bashumba dushingiye ku kinyejana tugezemo Umwuka Wera ntago wemewe, kandi kindi twawubigishije tubabeshya cyari igipindi, nta Mwuka Wera ubaho. Babitubwire. Noneho hari ikintu ubona bakavuga ati igihe tugezemo ntabwo ari cyo kwizura Umwuka Wera, ni igihe cy'ubusirimu. Buriya ubusirimu bujya busimbura ubukristo? Ntabwo bibaho, ntibibaho, nta n'igihe bizigira bibaho. Hanyuma kuri iki gihe guhanura cyangwa kuvuga ngo umva icyo Imana ivuze ni icyaha. Kandi ikindi baravuze ngo haraho numvisha ariko ntago nyine nabishingiyeho, baravuze ngo icyo uzajya werekwa cyangwa icyo uzajya ubona iyo ubanza uca muri biro ubanza ubivuge. Ubanza ubivuge. Kiriya gihe aba ari Umwuka Wera w'Imana ugukora, ntago Umwuka Wera w'Imana ubuzijya ari bugukoreshereza. Umwuka Wera si radiyo, ntago Imana ari radiyo. Nta nubwo Imana ari recording ngo ni ibintu Imana inyeretse mu rusengero ngo mpita mbifata mbibike kugeza igihe nzakira pasiteri rendez-vous yo kugira ngo nzajye muri biro mubwira ati Imana yambwiye ngutya. Bishatse kuvuga iki? Bibiri ivuze ijambo rikomeye rivuga ngo Umwuka Wera icyo azakwereka uzagira ute uzakivuge. Ariko niba ubwanjye ndi mu rusengero Imana ikambwira ngo haguruka uhanure Umwuka Wera, ukanza ugambwira ati hanura iteraniro, ntabwo nzaza muri biro ngo mvuge ngo umva ngo wowe ngo Imana yambwiye ngo pasiteri ngo ubwire abantu ngutya kandi atari we yabyeretse ajya akongeraho cyakagabanya, yaba ari Umwuka Wera unumye. Hanyuma ikindi ko hari ukuntu
dutangira hamwe na hamwe nk'idini ryacu avuga ko ari abapentekote panikote ni iki kugira ngo abantu badukurikire yumva panikote ni iki ubundi panikote ni idini ry'umwuka cyangwa se n'itorero ry'umwuka wera byumvikane ko panikote ni itorero cyangwa se idini ry'umwuka wera ryuzura umwuka wera ntabwo ari adeperi itorero ryose ryuzura umwuka wera ryemera n'umwuka wera none ko bari guhakana umwuka ubu baracyari abapanikote oya ubwo baraza kuba bahindura izina ubwo umuntu wese uriho uvuga ko ari umunyamwuka cyangwa se itorero ryose ririho riruhakana umwuka ntago aba ntago ari abapanikote panikote ntago ari adeperi buri dini ryose dusobanura ibintu bano bantu idini ryose ryuzura umwuka wera si adeperi ntabwo ari anglikani ntabwo idini ryose ryemera umwuka wera rikavuga ati umwuka wera turawemera ni karibu iryo dini ryose ni panikote kuko bavutse kuri wa munsi wa panikote kuko bavutse ku munsi wa panikote umunsi wo kuzura umwuka wera nibwo itorero n'idini byavutse uwo munsi kuri wa munsi yego hanyuma none mbatumweho bishoboka ngo itorero ritagiye kwemera umwuka wera rihindura izina kabiri Imana iraza kuva muri iryo torero yigendere bo basigarana idini nta torero ririmo kuko itorero nirigendera umwuka yego byumvikana iki bagiye kuyoborera abantu mu mubiri n'abakristo bagiye kuba ibyigenge ahantu umwuka wera utari abantu babibyigenge baraniyobora byumvikane ko umwuka wera mu gihe banze kufungurira ngo winjire mu bantu na wa muntu umwe wari usigaye ufite umwuka wera acagingwe na abantu umwuka wera wuzuye hanyuma idini rikomere bakaba batemera umwuka wera ko winjira mu gihe umwuka wera ugiye kwigendera bagiye kuyoborana mu bwigenge none ku mwuka Yesu yarabivuze ngo aragiye ntago dusize nk'imfubyi buri ibintu byose dukeneye akenshi na kenshi duhumurizwa n'umwuka wera hari naho umwanditsi w'ijambo yavuze ngo tunehirwe imineho itabarika cyangwa se itavugwa na mwuka wera adusengera kuko burya mwuka wera hari n'amasengesho dusenga mabi yayandi yo gutuka nk'Imana twanga kucyo watinze wamana urabeshya kwa kundi nguda gusezeye umwuka katazamuka akavuga ati icabura n'imbaraga muhimbaraga none k'abantu birukanye Imana gutumye yakweretse ko abantu birukanye umwuka wera ubu bishoboka ngo aya masengesho menshi ari kugera ku Mana ntabwo ari gusenga n'amatakira ngo yego hanyuma urakoze biraza kugenda bite ku muntu uri buze kumva ubutumwa akimara kubwumva agahindukira akamera umwuka wera w'Imana ariko tugeza no mu gihe cy'uko Imana no gukora abantu bemere kandi Imana kubiteye n'iki nuko abantu berukanye umwuka wera ubu turaza kubyakira gute nuza kuzana ubwo butumwa Imana igiye kujyana umwuka wera wayo niba bawanze aba bantu birukanye aba bantu badashaka umwuka wera Imana akorera muri izi sengero muri ibi byumba ahantu hatandukanye biraza kumera bite ni ikibazo gikomeye nakwibaza nawe udukurikiye ukaza kukibaza kuko niba Imana ije ikisubiza umwuka wayo baranze kuwufungurira iyi numa ikazigagarara ku rugi bakayifungirana ikongera ikaguruka ikagira ute ikigendera niba uyu mwuka wera mutemera yuko winjira ngo muvuge ngo twemeye weakness zacu duciye bugufi dusabye Imana iki imbabazi twongeye duhamagaye umwuka wera kugira ngo uze muri twebwe nje kubabwira ngo mugiye kujya muyobora abakristo muhanganye kubera ko nta mwuka wera bafite ugiye kujyobora korari muhanganye kubera ko iyo korari nta mwuka wera irimo bishatse kuvuga iki hagiye kujyaho guhangana kw'abakristo no guhangana kw'amakorari kubera ko umwuka wera wabayoboraga watumaga muca bugufi umwuka wera wagize ute wagiye ikintu wacyumvishije yego urakoze none Bibiliya iravuga ngo umwuka wera yahageze atuma abantu imitima iroroha kamere ikabinyama buriya mu bintu biranga idini kuko itorero ryo ni rya Kristo kandi riracyari mu ibanga ntabwo uzarijya muri bari umusilamu ni bari umwadepere ni bari umwangirikani ni bari umumeto ni bari umuyehova ntabwo biramenyekana cikoze umwanditsi umwe yaravuze aravuga ngo nta torero rizabira iki umugeni hanyuma niba aya madini
aya madini avuga ko wenda avuga ngo twe dufite umwuka wera ariko bakaba bamuvuga ku munwa gusa batamwemerera ngo akorere muri bo. Niba bundi hari ibintu nka bibiri biranga idini, cya mbere n'urukundo, kuko urukundo rwavutse mu idini. Imana nkuko yakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe ukeneye kugira ngo umwizera wese atagize ute atarimbuka. Yesu akimara kuza yaraje gusoza isezerano ry'urukundo urukundo rero idini ridafite urukundo burya akenshi na kenshi uzasanga nta mwuka wera uhari, kuko Yesu aje kugenda avuze ngo ntabwo masize nk'imfubyi masize umwuka wera. Kabiri, Yesu niwe waje kubaka waje gutuma idini ribaho ariko hakabaho n'itorero. Hanyuma niba atemerera umwuka wera, kuko idini rangwa umwuka wera n'urukundo. Ibyo bintu umwuka wera n'iki n'urukundo, icya gatatu no gufashanya. Ibyo bintu bitatu impamvu turi kubona abantu buriya basigaye bimama akipapa mu idini, ushobora gusanga umuntu atuye nk'ahantu nta muntu mu idini uramugeraho. Gusa uko batakaje urukundo umwuka wera wamara kwigenda bagatakaza urukundo no gufashanya bikarangira. Ubundi umwuka wera n'urukundo. Ahantu umwuka wera wavuye hari ibimenyetso biharanga. Reka tuganire noneho dutuje. Ahantu umwuka wera wavuye hari ibimenyetso bitatu biharanga. Ikintu cya mbere, haba itorero cyangwa idini n'abantu bahayoboye haranga ukutumvikana, haba ku bakristu haba no ku mushumba uhayoboye. Ni kwa kundi umushumba azagira ahantu ajya kureba abakristu bose bakaza turi mu pasiteri baduhaye nta biki n'ibiki nta gashoboye ibiki n'ibiki. Aho hantu nta mwuka wera ubugize ute ubuhari. Icya kabiri, ahantu umwuka wera uri haba urukundo, abakristu bagasurana, abakristu bakaganira, abakristu mbese bakajya mu bumwe. Umuntu yamara 10 adateranye bakagira amatsiko avuga ati uyu muntu katateranye umunsi byagenze ute se habaye iki. Bagafata abantu nka bato bakajya kumusura bakavuga ati reka turebe mwene data ikintu yagize ute ikintu yabaye. Ariko muri iyi minsi turimo cyangwa muri kino gihe tugeze mushobora kurwara ugapfa bakaguhamba batamenye amakuru yawe. Ngewe inzi korari imwe hano muri Kigali, umukristo wabo umuririmbyi wabo yararwaye, amaze kurwara amara igihe kinini arwaye, nyuma yahaza gupfa. Amaze gupfa ntibabimenya tu baraceka baratuza, kandi iyo korari y'abantu bageze nko muri 80. Amaze gupfa umuntu uyiyoboye navuga ngo ni perezida wayo, baza gukora liste y'abantu bamaze igihe bataboneka muri korari. Ubundi haba bafite amategeko y'uko korari ugeze amezi 3 utarayigarukamo bazatanga raporo ko bataza ahantu wagiye. Hanyuma uyu muntu baza gutanga raporo y'amezi 6 ataboneka muri korari, baza gutanga raporo y'uko uyu muntu yavuye muri korari atakirimo. Bamaze kwandika raporo bayiha umushumba aravuga ati mba abantu twarababuze ntago bakibarizwa muri korari, kandi uyu muntu yararwaye aze kurwara arapfa. Nibwo umuririmbyi waho yabaririje amakuru y'uwo muntu, baza kumenya ko yapfuye bagize ute banamushyinguye kera. Bamaze kubimenya bose bagwa mu kantu baravuga ati ibyageze. Niba korari irimo umuntu akarwara agapfa batazi abantu bafite umwuka wera, nta mwuka wera bafite. Hanyuma bivuga ngo ibi by'urwango, ibi byo kuba tutafashanya, kandi cyera byaratangiye bibaho, ni nacyo byo cyatumaga abantu bakizwa ngo bakira mu ntomwa. Cyatumaga abantu bakizwa nuko babonaga bahuje umutima bafite n'urukundo. Hanyuma izo ni ingaruka z'uko batakaje umwuka wera. Kandi mbibutse ibyo byose, urukundo, gusura, gufashanya, ni impano za wa mwuka wera. Iyo umwuka wera yatakaje ni impano zirute ziragenda. Iyo inkoko ipfuye n'amajyanga agirute arabora. Hanyuma wenda turi kwegereza ku musozo, ni ubutumwa, ni message ikomeye uzaniye abanyarwanda b'abanyamasengesho. Ntago utumwe kuri ADP, nta nubwo utumwe ku bantu, nta dini runaka nanomyeho Imana yabaye yitwa ryemera umwuka wera, ryirukanye umwuka wera, kandi baratangiye bemera umwuka wera, bakaba barikanye umwuka wera. Hanyuma wenda nirihe jambo ribuze gusoresha uvuga wenda nk'ijambo nyamukuru. Ijambo nyamukuru mfite amagambo ageze nko muri 3. Bibiri ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera
bakora iby'ubutwari. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ntabapfira gushira. Reka nabo mbaye message yabo ndi gusoza. Imana yambwiye ngo nabapfira gushira. Haracyari ibihumbi Imana yibikiye. Bigisengera mu ibanga aho hepfo mu ibanga biri kuniha. Bari kubwira Imana ngo ngere twuzuze umwuka wera. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo Imana yumvishe gusenga kwanyu, hanyuma Imana ibakomereje mu mujyo w'iki w'umwuka wera. Aho abandi bagiye kuririra, mwege mugiye kuba muhasekera kubera ko mwemeye kwemera mukarya ubusa mukagira ariko nimwatakaza iki? Nimwatakaza umwuka wera. Bishatse kuvuga iki? Imana y'amahoro ije kubaha gusekera aho abandi bari kuririra. Ikindi cya kabiri nababwira, idini itorero iryo ari ryo ryose nabashe kunoma ngo ndihango ngiye ngo iri torero wa mupastori we, wa mushumba we, wowe wafashe umwanzuro wo kuba waca umwuka wera mu rusengero, ukabasha guheza abahanuzi, ukabigiza inyuma rwose. Hari umuntu mwigeze avuga ijambo rikomeye avanga ikintu cya mbere n'amakuru. Kuva kera hose uwo bantu bita abahanuzi bari bakenewe. Bibiliya ivuga ibintu bikomeye, iravuga ngo mwubahe Imana, mwubahe n'abahanuzi bayo. Yego mwubahe n'abahanuzi bayo. Wowe uri kurebera abahanuzi mu ndorerwamo, ukumva ko umuntu ari guhanura ibintu udashaka. Uzi ko Imana yanyeretse hari n'abantu bashaka guhanurirwa ibintu bashaka. Wamuhanurira ibintu adashaka ahita yumva ko uvangiwe. Bishatse kuvuga iki? Arashaka kuhanura ibintu bijyanywe n'amarangamutima yiwe, ariko niba ari message mbi ubonye nubashe kuyivuga uyiceke. Bishatse kuvuga iki? Mwebwe mwazimije abahanuzi benshi muhabikamo ubwoba, kandi Imana yarabahamagaye kugira ngo baze bakore umurimo wayo. Imana y'amahoro yambwiye ngo nimbabwire ngo umuhanuzi wemeye kwihanganira izi nkovu n'ibi bikomere hakajya hanura yirukanka, Imana irambwiye ngo nimubwire ngo Data wa twese agiye kubasubiza agaciro mwambuwe. Amen. Imana igiye kubasubiza agaciro mwambuwe. Wa muhanuzi wahanuri, wa muhanuzi kazi ahanuri, warahanuye nibemera, warahanuye bagutera amabuye, warahanuye baraguseka, ariko nje kukubwira ngo Imana yambwiye ngo uwakoranye n'Imana akava nk'uko Imana imutumye, ntacyo yongeyeho, ntacyo agabanyijeho. Imana ije kumuha agaciro kandi bigiye kumenyekana ko ari Imana yaguhamagaye. Amen. Niko Imana yavuganye nanjye. Hanyuma ikindi, mwebwe mwahanuriwe mukaba mwumva ko mwahanurirwa n'abantu bishingiye ku marangamutima yanyu y'ibyo mukeneye, mugatesha agaciro abahanuzi, mukabafata nabi. Yanaza n'iwawe mwasenga na bitewe nuko atahanuye ibintu ukeneye, nunamuha amazi yo kunywa, ufite urubanza n'Imana. Yakonkume mukungugu, ufite urubanza n'Imana. Niyo mpamvu benshi barimo barasenga, bamara gusenga nibagira ute? Nge nabonye imivumo y'abantu benshi bagiye bahamagara abantu b'Imana bari kubapima, bakabajyana nk'abapfumu, bakajya kubapima ngo bumve yuko ibyo bamuhanurira ari n'ibyo kanaka yagize ute yamuhanuriye. Imana yamwe nimbabwire ngo mwebwe ubwanyu mwatesha agaciro abahanuzi. Ntabwo ariko bose bapfuye, nuko Imana nyeretse hari abandi bagenda bakambakamba bameze nk'ibibwa, ariko Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo umuhanuzi Imana yatereninze ukiri mu mwuka w'Imana mukamutesha agaciro. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo Data wa twese aje kubarana namwe nimushaka wo muri wature, ubundi Imana ikugaruke kugirira neza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Hanyuma mushaka Uwiteka bigishoboka, mu mwambaza akiri bugufi. Nawe wamushumba wakumira umwuka w'Imana, abahanuzi ukabaca, ukagira umuhanuzi umwe wimika, ukavuga ngo uyu muhanuzi niwe nemeye kuri iri torero uzajya uhanura. Ntabwo Imana izakoresha umuntu ifite abakozi benshi yakoresha. Imana yambwiye ngo mucyumviye message, mucyumvira itangazo, muhindura ubundi buryo bwo kongera kubana n'Imana kugira ngo mubane n'Imana ibishimira. Bitari ibyo ngibyo, abapastori bamwe bagiye kujya bakubitwa n'abakristo kubera umwuka wera wabavuyemo wagiye. Ndabihanuye mu izina rya Yesu. Hanyuma urakoze cyane kubw'amakuru utugejejeho y'Imana.
Imana iguhe umugisha nk'umuntu agukeneye sheneye ko wamusengera umwuka Imana akongera akamugara kandi yaraguye yarasubiye inyuma mu yugo umwuka wera cyangwa se wenda ari nk'umuntu ushaka kugira ngo umusengere yakubona kuyihe nimero. Murakoze cyane. Ukeneye kugira icyo mbaza ariko ukambaza ikintu gifite gahunda kuko hari umuntu uguhamagara ukumva ibintu akubwira n'ibintu akubaza ukumva na ibintu biterekeranye bidafite epfo na ruguru. Ukeneye kuba hari icyo wambaza. Icya kabiri ugakenera kuba wavuga ngo nanjye hari imbaraga nimitse muri ngewe natakaje umwuka wera w'Imana, ntabwo nyigendererwa n'Uwiteka, ntabwo nyirota nk'uko narotaga, ntabwo nyibana n'Imana ngo ngire ubusabane n'Imana, hari imbaraga zankamuye zigenda zinkuramo umwuka wera. Ni 0782 72 3 2 41 0782 72 33 41. Imana ibaha umugisha. Dusengera Imana. Turagushimiye uri Jehova. Hola simado sans. Heti power simagde stance. Hedi tando mando shayini. Hello simakita. Pewa sima elos. Henestance my God. Tawagide stika bene shayini. Tando gide stika. Bene wasima isansi. Mana ndasenzi uri Imana ikoze imirimo, uri Imana ikoze ibidasanzwe, ntuhona imanda, ntuhembura abantu bawe mu izina rya Yesu. Ntuma yawe yongere igaruke, wongere uduhande mahirwe yo kongera kwinjiza umwuka wera kubamutakaje. Hola sima dostika pewa sima essence manda. Ndasenze cyane wongere ugirire neza abantu bawe abatenebutse, wongere bambika imbaraga mu izina rya Yesu. Ndabasengeye cyane reka ubagirire neza, imbaraga z'Uwiteka zibabeho, favor y'Uwiteka reka ibahangeho. Ndagushimiye mwa urakoze, wumva gusenga, ufite imbaraga nyinshi, habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, nukabura icyubahiro twateranye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane abantu mwese mwabanye natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, ciao ciao, amen, amen.